oya ni story reka nyibatere neza ukuntu yagenze nyine reka mbatere story ukuntu yagenze nyine sibyo nyine ukuntu byatangiye nyine umuntu abanzi babiri bari bangana cyane ari ibyanzi byaganje by'ibigoma ariko bimwe byanutse noneho kimwe bijya kurega ku Mana bigeze ku Mana rero Imana iravuga iti rero katwumvikane ugiye kugenda usaba ikintu noneho icyo usaba ngo mugenzi wawe kimubeho ubanze wisabire wowe ubwawe noneho cya kindi cya mbere kirihanagaza kiravuga kiti bankuremo ijisho ariko ubwo kikaba cyamubaze kiravuga turi uruhambirwa no kurutuvangana kubi reka ngikuremo urujijo rumwe bankuremo urujijo rumwe noneho nibamara kunkuramo urujijo rumwe ubwo noneho nacyo bagikuremo abiri ntigira impumyi vuba urumva ubutuhe none ibyo birabaye baravuze bati noneho nawe wa kabiri nawe jyaho nawe usaba ikintu kubera umutima mubi warabisibanyije byuzuye ubugome nacyo kirakitisha nyaguhambirwa agize impumyi vuba ibyiso kandi ubwo bari bamaze kumuroboramo urujijo rumwe bamukuyemo ibyiso bibiri noneho aramubara nawe aravuga ati sha reka nanjye uruhambirwa nduca amaguru nawe arapima ntabwo uri kumva umugome bamukoreye nawe baravuye umva nyine ukuntu nawe bamugenje bahise bamupima nawe aravuga ati noneho nanjye kubera bose bari ibigome bize ubugome bwa dani nawe ahita avuga ati reka nanjye munyikatire ukuguru kumwe bivuze ngo kigenzi cye nacyo ibiguru byose bahita babikata gisigara ari kiryamye kitakwikura no kuba kitumye kurebesha erega ni ukurebesha urwiso hari ukurebesha urwiso noneho rero cya kindi ubwo bisubiye mu rugo bihamagaye nyine bati muze dutware umugore wa kimwe ubwo bakaba bavuze ati bagiye kwiyunga buriya bagera bariyunga nakumbi ni ibigome byagezeho byose birirangiza bisigara nta n'ikintu bikibuze ubwo umugabo rwa mbere baje ngo barebe baje ngo barebe rero urumva basanga umva nyine mbahe story nyine baje ngo barebe basanga kimwe ibyiso byose nobo ikindi cya kabiri nacyo bagiye kura basanga ibiguru byose nk'ubu ubwo rero naribashe ndavuga ese abagore babo babigenje gute bahise bigendera cyangwa bahise bigendera ibaze ko wari ufite umugabo ugira ngo ni umuntu muzima wajya kubona ukabona usigaranye urugabo rw'urutete byavuze gusabirana ubukingo byiza bibi bikeye bizarwana inyuma byifite n'ibindi byaba biri bikene biba ari kurya bicika n'amaguru naho nuko byenda byo gushaka kurya birarangiye byose kubera guturana byari byaraturanye kera bikajya bigirana amashyari kimwe cyagera ku kintu ikindi kikababara kikifuza ko bayijugunya muri wese noneho kubera ubugome bubi bwabyo birangira byose nta na kimwe kigifite n'icyo kimaze none se reba cyagiye gifite amaguru kigenza n'amaso kireba kikagaruka gifite urujijo rumwe urumva
agasubira ku mwana iri muri iki gasubira ibiguru byose byarangiye. Muri abo babiri ninde muntu wakorewe undi bukomeye cyane? Nicyo kibazo ubu nashaka kuba. Erashe ninde wakorewe ubugome? wakoreye ubugome dore icyo abantu bemeza niba n'ubasigaranye akiso kamwe akaba nta maguru byose byakoze ubugome, byakora ibi buri kimwe cyakora ikindi ubugome. icyo cyose apfa ko byayimeze apfa icyo cyose kuguru cyagati apfa ubugome numva byo byasigaye imeze apfa iki cyose cyasigaye iki cyangwa kikaba kimwe ariko kitari umukubita iki kugwa kikaba kimwe ariko kitari umugire aho byose bimeze apfa apfa ngo apfa icyo cyose baba iki cyose kimeze cyane kiri kumureba kiri kumuturumbura cyamwica none bava iki kuguru kikaba kimwe cyamufota ko kitamureba kimwe cyamurebaga ikindi kimureba ariko kimwe kiri kubira ni ibituye hari ibintu bari ibigome mu isi. Ibibazo kimwe buri kimwe byose by'ibiso babiturumbuye ni kimwe, ibindi biguru barabifata gisigara ari igihimba igihembe kirebera hasi. Buri Imana yari yashatse kubihana byose ngo ibyemeze. Turakuba kabiri, oya byuri busabe turabukubira kabiri, haburamo na kimwe kubera ubugome cyavuga kiti mwanyihereye wenda nkaba umukire, wenda undi nawe agahitaho umukire kabiri, noneho ahubwo gihita kiriya kitura uruhambiro, reka dukuremo ibyiso byose duhindure impumyi. Oya kandi cyari kuba ari kizima. icyo nicyo bakuyemo cyavuze ngo mumuremo icimwe undi ngo bakuyemo amaso abiri. We yahita avuga ati yareka kuvuga nawe mukibigura akavuga ngo bakavugira kandi bose byari bigome. Cyase gitekerezo cyavuga ati uruhambirwa rugize impumyi. Nanjye ibiguru byacyo mbikate bivaneho, nanjye gihindura igihindugende bahita bagikata ibiguru nacyo byose rwa rundi rw'impumyi rusigana akaguru kamwe n'ibyiso nta na kimwe kireba ari impumyi. None rwa rundi rw'ibiguru bakase rusigana rurebesha ijisho rumwe, ibiguru byose babikase kiyagaraho kikavuga kiti nubwo bagize nta maso reka nibere umukire nibura. Bose habuzemo na kimwe nibura cyagira impuhwe. Bikajya bigenda ntabwo ubugome bwari gukunda byose nta na kimwe kibuve naho kiri, mbese kimwe kirebesha ijisho rumwe n'ibiguru byose babikiye. Iki nacyo cyitwa ngo kirareba ngo gifite ukuguru kumwe nacyo nta n'ijisho na rimwe rireba. Yewe yego ubugome burya bubaho kwera. Okay, bantu mudukurikira kuri Habigid Nduba TV, tukaba twari tubaha akaganiro k'ubwenge ariko nyine kerekana ko nyine umuntu kugira ubugome ntacyo biba bimaze. Nari ndi kumwe na Pasi na Rachel na Cedric twibereye mu rugo twiganira nyine mbatera story nk'abana banjye. Sawa murakoze rero, mujye mudukurikirana tubaye show nk'izi ngizi.